Okay guys, nizere ko mumeze neza, ndabashimiye ko mwahisemo The Image. Njye ntabwo meze neza, maze iminsi ndwaye grippe n'inkorora, murabyumva ko nsarayemo, ariko n'umwanya tugiye kwiga koga. Hari uburyo abantu boga rwose bameze nk'abari kwikiza bo ubwabo kandi bari kwiyoza nta wundi muntu bari gukorera. So rero nk'uko mubibona ngiye guhera mu mutwe, mba ngomba kubanza kumesa mu mutwe ko njye mfite agasatsi gakeya biroroshye, ariko iyo ufite umusatsi mwinshi ufata umwanya wo kumesa mu mutwe, wajya muri salo cyangwa wahiyogereza simbizi. Shampo ndi gukoresha ni shampo isanzwe yo mu misatsi, y'imisatsi yose. Ndi gukoresha shampo yitwa Head Shoulders, akaba ari shampo ikora mu misatsi yose, irimo na pre shampo, ntabwo bisaba kuza gukoresha pre shampo. Ndabanza rero nkamesa mu mutwe neza, mfite agasatsi gakeya nabibabwiye, nkamesamo neza, ngashyiramo isabune ya mbere, ngashyiramo isabune ya kabiri, iyo numva hakirimo amavuta menshi nshyiramo n'isabune ya gatatu. Ariko iyi shampo ifite karite nziza, nta kibazo rwose, ntabwo bisaba kumesamo inshuro nyinshi, cyane ko n'agasatsi ari gake. Ikindi kintu uba ugomba gukora ni ukurinda uruhu rwawe cyane cyane kugira ngo shampo itajyaho, kuko shampo iyo igiye ku ruhu cyane, hari shampo zitera amariji, hari abantu baba bafite uruhu rworoshye ugasanga ntabwo ruri gukorana na shampo izo arizo zose, ikaba yaguteza dryness cyangwa se kumagara k'uruhu. So rero uba ugomba kubyitwararika kugira ngo uporoteje uruhu rwawe. Nyuma rero y'uko wameshe mu mutwe neza, ndasokoza kugira ngo umusatsi utaza kuba wizinze cyane, kuko ndateganya gusuka, ntabwo nshaka guhita nshyiramo kuzinga umusatsi cyangwa se kuwusuka udututa dutoya kugira ngo uze kuba wizinze. Nkasokoza rero, namara gusokoza nkongera nkamesamo, amazi agashiramo. Murabibona ko hari agasatsi gakeya kacitse, ariko ibyo nta kibazo, nuko imisatsi iba imaze iminsi izinze. Iyo uri gusokoza rero imisatsi yizinze hari igihe akenshi icika. Ukoga neza rero mw'abantu mwe, koga neza ni ibintu bifite process. Impamvu nabikoze ni uko twamenyere ko umuntu yoga rimwe, ugashyiraho isabune bwa mbere, ukikuba, ukiyoza neza, warangiza ukava mu mazi. Ariko mu by'ukuri nyuma yo kureba iyi video ndibaza ko utazongera kubikora, kubera yuko usanga ufite umwanda mwinshi rwose, ku buryo uvuga uti mwuka byaramwe, ubu ngubu hagize umuntu abona amazi asa gutya mvuyeho, yagira ngo mperuka koga icyumweru gishize, kandi mu by'ukuri ari uwo munsi woze. Kugira ngo umenye iryo banga, ari umunsi ukurikiyeho, ataravuga ngo wasibye iminsi myinshi, mu by'ukuri woga buri munsi, kandi pe ukavuga uti n'ejo naroze, n'ejo bundi naroze, si uyu munsi nsibye byaba bitwaye, ukumva gusiba nta kibazo. Kugira ngo iri banga ndimenye, nagiye gusura abashyitsi banjye i Bugande, noneho mu rupangu rubamo abantu benshi. Ndangije muri dushe hari harimo umuntu, biba ngombwa ko nogera mu nzu, kuko twarihutaga kandi dushe iri bize. Rero nogeye mu nzu, biba ngombwa ko dufata amazi kugira ngo amazi ataza kugira gute, ataza gutembera ahantu hose. Rero uwo munsi bangira inama yo koga mpagaze mu ibase, banzanira ibase, mpagarara mu ibase. Mwokagira Imana mwe, narebye amazi amvuyeho. Wenda icyo gihe twari tuvuye mu mujyi, tuvuye muri Kampala, twazengurutse. Mu by'ukuri nari mfite ivumbi ryinshi, ariko nayarebye ubwoba buranyica, ndavuga nti umutima urambwira ngo abaye ari nk'umwenda umeshe uvuyeho amazi angana gutya, asa gutya, wakwihangana ukongera ugahita uwanika, ukawunyuguza ukawanika, cyangwa se wakongera ugashyiramo indi sabune, ko byaba bigaragaza yuko umwenda wari wanduye cyane. Nsanga burya tuba dufite umwanda tutazi ukuntu umubiri wacu wawakimiye cyangwa wawegeranyije. So rero mfata umwanzuro ko ntazongera koga inshuro imwe. Ubusanzwe ngira isabune y'amazi, nkagira n'isabune ikomeye, nkabanza koga isabune ikomeye, then after nkabakurikizaho isabune y'amazi. Ariko kuri iyi nshuro nta sabune y'amazi mfite isabune yo koga ikomeye gusa. Isabune noga muri iyi minsi ni Imperial. Rero Imperial ni isabune nziza, itinda, ikuraho umwanda, ihumura neza, ndayikunda. Ntabwo ndi kuyikorera publicité,
ariko Imperial ni isabune nziza nta kintu itwaye ku bantu bari natirere, ku bantu badashaka gucya cyangwa badafite ibindi bintu barwanya biri ku ruhu rwabo, abantu bafite uruhu rusanzwe ruri nomo rwose Imperial ntacyo yabitwaye. Hari n'izindi sabune zitari Imperial nziza z'uruhu rwa natirere, ko jyewe ndi gukoresha Imperial. Rero maze koga nifuje cyane kubereka amazi yamvuyeho nk'abantu mwereka babwiza ukuri. Ntago mwabyumva. Ayo mazi aramutse avuye mu mwenda wawanika cyangwa wakongera ukawumesa, wumve ko muri aya mazi nta mazi yo mu mutwe arimo, kandi hari amazi menshi yamenetse. Amazi nayo ku ruhu gusa, uhereye mu maso ukamanura ukagera ku maguru. So ngiye gufata round ya kabiri yo koga. Iyi ni round ya mbere ndangije, ngiye kongera gufata indi round ya kabiri. Navuga ngo ni nka round yo kwiyunyuguza, kubera ko nk'uko mubibona cyangwa nk'uko biri ngombwa ubundi ntabwo koga rimwe bihagije, ntabwo round imwe ihagije. Kizabikubwira iyo uri koga na round ya mbere. Iyo ari round ya mbere ntabwo urufuro ruza ari rwinshi, haza agafuro gakeya. Bivuze ko amavuta ari ku ruhu rwawe ari menshi, umwanda uri ku ruhu rwawe nawe ari mwinshi, kandi ya mavuta nyine niyo akurura umwanda. So rero mu maso ugomba kuhoga gake gake utuje, nta gukuba cyane, kuko mu maso haba hari sensitive, nta gukuba cyane. Ariko ahandi hose ugomba kuhoga rwose ukuba neza. Hano hantu hakunda kurwara imbyiro, hakunda kuza imbyiro rwose ikibazo. Na hano hantu naho kubera umuntu hari igihe yoga gutya ngo ugahita umanura hano hantu utahoze neza, no mu maha nuko, na hano inyuma y'amatwi, na hano mu matwi, hano aka gace ko hejuru. So tugire vuba. Abantu benshi banga koga kubera ko batekereza ko bitwara iminota myinshi, ariko mu by'ukuri maze kubimenyera ntabwo bitwara iminota myinshi. N'ubundi bitwara iminota nk'iyo bari gutwara, kuko umara umwanya munini uri kwikuba round ya mbere, aho kugira ngo ukureho umwanda wa mbere uze gukuraho n'uwa kabiri nyuma, sibyo? So rero guys, koga neza ni ibintu by'ingenzi cyane. Mu maha, hagati y'amano, hari abantu barwara indwara zo mu birenge, aba ari ukunuka mu birenge, aba ari indwara zizana amazi hagati y'amano, cyangwa se ibintu bisa nkaho bisa umukara hagati y'amano biboze nkaho hajemo urubobi. Atari ukubera ko ari uburwayi bw'umutera, ahubwo ari ukubera yuko batoga neza. Nibyo. Amazi hano ari kuza ari make cyane, tuzi duke pe dushoboka. Gusa kuri njyewe nitwo twiza ko amazi menshi arataruka akanyanduriza dushe, nkahita nongera nkakora isuku umunsi ukurikiyeho, kandi ngomba kwirenza utunsi 2 cyangwa 3 kugira ngo noze amakaro yo ku gikuta. Maze nabaza impamvu ari kuza ari make pe, nubwo n'aka kantu kanjye kapfuye nako kako, ariko ntabwo nzi impamvu ari kuza ari make. Niba wowe ukabona hari isabune igusigayeho, urayibona, umenya ko wije abatuye. Umenya ko wijabuye rwose, tuze neza. Umva ngo hano inyuma, ngo niba amazi atahagera kuvuga ko n'intoki zawe zitahageze.
wihaye iminota 10 ukoga